iyi ni demokarasi yihuse. This is the quickest democracy. Abolishing the state prisons, the state national prisons birumvikana and detentions. Hose tuzasenya aya magereza y'ibihugu, tusenye naho bafungira abantu inzu z'imbohe z'amabanga akomeye cyane. Ni ngombwa ibi bikorwa bya kinyamaswa ko byakomeza kuba muri Afrika ushingiye hano mu Rwanda, kuko u Rwanda tugomba kurugera umurwa mukuru wa Afrika byanga bikunda byanga binoka. Ntabwo ari ngombwa rwose ko zigereza zikomeza kubaho kuko zibangamiye ikiremwa muntu. Aho twarushaho kugenda tubivuga neza kandi mukosho kugenda mubyumva, wabyumva neza n'uwaba warashimuswe niwe wabyumva kurushaho. Ariko kandi bigira ingaruka ku muryango, cyane ko umuryango utamubona kandi yarafitiye akamaro umuryango we. Aha twatanga urugero ku muvandimwe wacu tutari twabona kugeza ubu ngubu, tukibaza uko bimeze, ariko turushaho no kugenda tubwira inzego zibishinzwe kugira ngo zirusheho gukurikirana icyo kibazo mu buryo bwihuse. Uwo nta wundi rero tuvuga ni uwitwa Siriro Munyaneza, wari umufundi akaba yaraburiwe irengero. Atwa twibaza abo bakoranaga nabo yabuze ate, byagenze gute, yaba ari Gapita we yashoje gute akazi. Nawe agomba kudufasha kumenya neza aho uwo muntu yaburiwe irengero, ndetse tugeza naho tugera mu nzego z'ubuyobozi zitubwira ko uwo muntu yahageze ariko yarekuwe, ariko izo nzego z'ubuyobozi ntabwo ziramutwereka ko nizo zamuniko zagomba kumusubiza mu muryango we. Kugeza ubu rero turacyashakisha amakuru kugira ngo tumenye aho uwo mugabo aherereye, kuko abana be bari mu bibazo bikomeye, umuryango uri kwicwa n'inzara ku buryo bukomeye, kuko abamujyanye ntago barasobanura icyo bamujyaniye, ndetse ibyo bikaba ari ibikorwa bitemewe, haba ari ku mategeko mpuzamahanga haba no ku mategeko ya Ruda. Akaba rero ibikorwa tugomeza kwamagana ku isi yose nzima, cyane cyane no muri Afrika yose, kubyo bikorwa bigomba guhagarara. Birumvikana ukoze neza cyane. Birumvikana nicyo twavugiye tufata umwanzuro wo gukuramo imipaka muri Afrika hose, kugira ngo iyi mipaka niyo ituma bazinduka mu gatondo abategetsi bavuga ngo uriya ni umwanzi w'igihugu, ngo uriya ni umwanzi w'igihugu, kagira ngo bagire imashini zipima abanzi b'igihugu. Bose ni ibiki? Iyo bajya kuvaho ko babafata bakabajyana mu magereza cyangwa bakabarasa, baba babaye abanzi b'ibihugu. Bagiye bashyira agapira hasi mu mvugo zabo, amagambo ariho amacumu, ariho amasasu, ururimi rwabo rucira umuriro. Ibyo bintu bakitandukanya nabyo, ko akebo mupimiramo bagenzi babo ko ari wako kwamugarura ntikazaza namwe kabatsindagiriyemo ibyo ngibyo. Kubwo iyo mpamvu ikomeye cyane hirya no hino muri Afrika tushaka ayo magereza avemo, ariko bihere hano iwacu Rwanda. Twabaruda n'abaruda kazigereza turazisenya. Birumvikana tubake ahari amagereza, tuhubakemo amashuri, amasoko n'amavuriro n'ibindi bikorwa remezo. Hanyuma ku mipaka hose tuyikuremo muri Afrika, ahari imipaka tuhubake amasoko, amavuriro n'amasoko y'ibikorwa remezo, amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza. Hanyuma tushobore kuzana iterambere rigezweho, gari za moshi, ibiyaga by'ibikorano, noneho mahoteli n'ubukerarugendo bikataza amagorofa maremare atigeze abonekaho, kwava hasi akagera ku kwezi. Birumvikana hirya hino ahari imipaka muri Afrika hose. None ariko tuhere ku bihugu byose byari cyangwa bizengurutse u Rwanda, ahari imipaka yose ibyo birya abarezi bikomeza kumara Abanyafrika, tuyikuremo iyo mipaka. Nyuma dukora umuti, Umunyafrika ajya genda tura hashaka, tugenderane kandi tugenderanirana neza, kandi duturane neza, tubane neza. Umufirika ntabwo ari we washinze iyi mipaka. Iyi mipaka yashinzwe n'abakoloni ba mukerarugendo barigendeye. None twe byumvikana ko tubonye ubwigenge bw'ibihugu n'ubwigenge bw'abaturage b'Abanyafrika, ariko ubwo bwigenge bigaragara ko bwatunzwe na bamwe, bwiharirwa na bamwe, noneho abandi nta bwigenge bafite. Ubwo ngo ni ngombwa barwana intambara zo kwibohora, noneho babone kubona ubwigenge. Barahezwa ku gihugu cyabo,
barafatwa nk'aho batari abenegihugu bagafungwa mu magereza. ni ukuvuga nta demokarasi bafite, nta bwisanzure, nta bwigenge. urumva n'ibyo byose barabibuze. nta burenganzira bwa kiremwamuntu bafite, nta bwubahirizwa, nta burenganzira bwa muntu ku buzima, nta burenganzira bwa muntu ku mutungo we. byose byatwawe n'inkwakuzi zigira abategetsi ba cyane b'ikinyitsi, none bakumva bakubaka ayo magereza bagatsindagiramo bagenzi babo, kandi ejo nabo nibatsindagirwamo, cyangwa abana babo, inshuti zabo, imiryango yabo, abagore n'abagabo, basaza babo bose, byose uzasanga barira batakamba, barira yo kwarika ubugari i Rwanda. noneho usange babinabiburiye n'imboga, kandi aribo bakomye mu mbarutso. abo bakomye mu mbarutso gufunga bagenzi babo barimo gutuma bagenzi babo nabo bamenya ubwenge, bafunguka amaso n'amatwi n'ubwonko, kumva neza imiterere y'ibibazo. abo bafunga bagenzi babo bumva gufunga bagenzi babo ari igisubizo, ko ari byiza biryoshye, ariko nabo bazabyumva ari uko bafunzwe na bagenzi babo. ariko twabaruda turavuga amagereza na tuzayasenya, tuhubaka amasoko n'amavuriro n'amashuri abanza, makuru na za kaminuza na ubwayisumbuye utayasimbutse, tuhubake ibitaro bikuru, tuhubake imijyi ikomeye cyane. birumvikana aho hose ibyari bibi tubihinduremo ibyiza, kimwe n'aho hose twasobanuye ahari imipaka muri Afurika, cyangwa ahari ibyo ry'abarezi, cyangwa iyo mipaka yashinzwe mu 1884 tuzayikuramo, tuhubaka ibyo bikorwa remezo. birumvikana amahoro azaza, kandi turabizeza amahoro azaba muri bimwe bizaranga abantu, kuko ruda ni the ruda regime shall ever be characterized by unity, unifying all people, democracy, diplomacy, reconcile people and stabilize securities in Rwanda. birumvikana ubwo umusemuzi reka semure ibi maze kubagezaho. iyi ni ingingo ya ruda ya 64. ingoma ya ruda izahora irangwa n'ubumwe, yunga abantu bashyamiranye, demokarasi isesuye, kumvikana hagati y'uruhando rw'amahanga, kunga abantu batavuga rumwe, no gutengamaza umutekano mu Rwanda. iyo ni ingingo ya 64 ya ruda mu Kinyarwanda. birumvikana. murakoze cyane, thank you very much indeed. wakomeza ukaduha ishusho mbonera y'urugendo rwawe hirya no hino hose, aho kubutse uzuhetse igikapu cy'ibisubizo. birumvikana ubwo n'ibibazo, nimba ibibazo atari byinshi nabyo ndabimenya, biraterwa nuko babikugejejeho abo hafi n'abakure n'ibyifuzo byabo byose. naho ku bibazo n'ubushakashatsi byose wagezeho, n'abaruda hose n'imirimo wagiyemo y'intashikirwa hirya hino ku isi, tunyuhe ishusho mbonera deriyo organigram of your journey y'urugendo rwa ishusho mbonera ni iyihe? nibyo nyakubahwa, nahagurutse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iwawe wa demokarasi, aho imaze gushinga imizi mu baturage ndetse no muri rubanda rwose. nerekeza mu bihugu bitandukanye nk'uko bimwe ngiye kugenda mbinyuramo mbikubwira, nkugezaho raporo y'uko byifashe. ni iyihe demokarasi ariko ushatse kuvuga? ko hahoze demokarasi, twabaruda tukaba twitwara ukundi, tuze twitwa abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. iyo demokarasi ni iyihe? kuri Afurika naho ni impamvu 2,000, naho ku isi yose ho ni 20,000. niyo mpamvu umaze kuzenguruka isi ubibabwira, ubibereka n'izindi mpamvu zakujyanye z'akazi nyirizina. birumvikana ni kuri urwo rwego nari ndi muri ako kazi, nzenguruka Afurika ndetse n'indi migabane igiye igize iyi si yacu nk'uko Rurema yayiduhaye. nahagurutse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mbanza kunyura mu bihugu by'abaturanyi, aho ni Uganda, Kenya, Tanzania ndetse na Kongo n'u Burundi, ngenda ndeba zimwe mu mbogamizi bafite ndetse nareba n'ibibazo bakeneye ko bikemurwa byihuse.
mu kibazo bafite cya mbere muri bino bihugu banje kuvuga bigize East Africa ni ikibazo cya demokarasi, nabo nicyo kibazo kibabangamiye, nicyo babanje kungezaho. Kubera abanyotewe na demokarasi yihuse rero twaze kubisuzuma, nanjye nakiriye amatelefone menshi, birumvikana kuri satelite benshi baranyandikiye, noneho benshi bagaragaza no ku mashusho iri koranabuhanga ryatureba abakoze iyo bishoboka. Dore hano urabona bose bamamagaye ngaba, reba bamashusho video ngaba, dore aba bose bifuzaga impinduka muri Afrika, ariko itangiriye hano muri East Africa, ubwo ni mu misozi wacu Rwanda. Birumvikana itahasize iyi ni nkubiri ya demokarasi yihuse, igomba kuhita ikora ibishoboka byose, ihindura ibigoye ibihinduremo ibigori. Birumvikana tugaburire n'abashonje, nubwo abahazi batemera ko abashonje bahari, ahubwo nta nubwo bemera ko n'abakene bahari, ntibemera n'abashomeri ko bahari, kandi ubukene bafite nibo babubateye, n'ubushomeri bafite nibo babubateye. Muri make n'abana batega bose byatewe n'abo bategetsi batitaye ku banyarwanda kuva kare kose. Umuco uvuye bukuru bucya wakwiriye hose, ingeso ni yindi yo kwigwizaho imitungo, iyindi bayisagura bayinyereza bayijyana mu mahanga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uramutse azamuye akatoki agira icyo abaza bahita bamujyana muri prisons. Kubizo mpamvu bagira prisons zitandukanye. Twe abaruda turavuga tuti we shall promote the degree of abolishing state prisons and detentions without trial to revive the echoes of Rwandan human culture in nature and good waves of the quickest democracy and diplomacy where Rwandans shall be living. Ubwo nyine wahita ubasemurira nawe kubw'iyi ngingo n'ubu butumwa twahaye isi yose n'abaruda abari imbere mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose, kuko u Rwanda rubikwiriye kuba umurwa mukuru wa Afrika, na Afrika ikwiriye kuba umurwa mukuru w'isi. none tugakora umuti, kuko nibyo biri hagati mu isi, umugabane utaranyeganyega kuva mu mwanya wawo Imana yawuremeyemo. Tuvuye mu gihumbi kimwe tuginziye mu kindi gihumbi, turi abantu b'ibinyabihumbi. Birumvikana kandi tuvuye mu kinyejana kimwe cyasozaga igihumbi, tutangiye ikindi kinyejana gitangiza ikindi gihumbi. Birumvikana turi abantu bavuye mu kinyejana kimwe twinjira mu kindi nanone, nk'uko tuvuye mu gihumbi kimwe twinjira mu kindi gihumbi. Muri make turi abanyabihumbi, turi banyanyejana. Birumvikana nk'uko yaramaze kubisobanura mu rurimi rw'Icyongereza, naho mu Kinyarwanda iyo ngingo ya 33 iravuga ngo ruda izateza imbere urwego ruhanitse rwo gusenya no gukuraho amagereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'izindi nzu zitemewe n'amategeko ziramutse zigizeho zigaragara zitagendanye n'ubutabera, kugira ngo tugarure akamaro ndangamuco nyarwanda wa kimuntu. Dute umuco udahwitse muri kamere, ahubwo tujyana n'inkubiri nziza ya demokarasi n'ubwumvikane mu mahoro aho umunyarwanda azaba atuye hose. Aho rero birumvikana ko ruda yiteguye gukuraho izo gereza nk'imbogamizi nagomeje kubona nagengezwaho muri ibyo bihugu bitandukanye. Kimwe mu bindi bibazo nahise nkura nacyo cyihutirwa ndetse bansabye ko kigomba gukemurwa, nuko icyitwa itangazamakuru muri bino bihugu naryo riri kugenda rihonyorwa cyane, aho usanga radio zimwe mpuzamahanga zidakora, ndetse n'abanyamakuru bagerageje kuvuga ibintu bagafatwa nabi ndetse bakanafungwa. Icyo kibazo nahuye nacyo sikure ni hano mu Burundi, aho radio zimwe nka BBC zishobora kuba zagira icyo zitangaza, ndetse abanyagihugu bamwe bagiye bashinga amaradiyo biba ngombwa ko bajya gukora mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kuvuganira igihugu cyabo. Aho barantumye bati nyakubahwa perezida wa ruda butugereze ubutumwa atuvuganire cyangwa se agire icyo adukorera.
hasi mu Burundi gusa kuko na BBC mu Rwanda Kirundi Kinyarwanda nabwo ikora naho ntikora. Uburumve ikibazo kivuka mu karere igihugu ku kindi ndi virusi n'umweru vibukuru bucya wakwiriye hose. Birumvikana BBC buriya yabanze gufungwa hehe muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yahereye hano iwacu i Rwanda niho yabanje guhagarikwa, ivaho ikomereza i Burundi. birumvikana. Ubwo se ntizakomereza DRC cyangwa Bugande na Tanzania n'ahandi? Birumvikana ko no mu bindi bihugu bashobora kuyikuraho kubera yuko sindamenya impamvu, ariko imwe mu mpamvu bari kumbwira bakomeje bambwira nuko ibikorwa muri ibyo bihugu izira radio zitazibitangariza amahanga, bagatinya ko ibyo bintu bishobora kuba byatuma UN cyangwa se indi miryango ita ku bantu ishobora kuba yabafatira ibihano. Birumvikana batinya ukuri, ni ukuvuga BBC, the British Broadcasting Corporation, itangaza ibintu by'ukuri, amakuru atariho umukungugu, amakuru rwose yubaka ikiremwa muntu, amakuru ayo hirya no hino ku isi none bayavuga abareba bayagezemo uruhare mu konona ibintu no konona abantu no kubahemukira no kubitsa no kubavutsa uburenganzira bwabo bwa kiremwa muntu, haba ku mutungo nabo bakabavutsa uburenganzira bwabo, no ku mashuri abana ntibige, abantu ntibagira umutekano, bakaba bahunga hirya no hino, none bitirana abanzi b'ibihugu kandi nyamara bari muri Commonwealth. Ibyo wajya muri Commonwealth ugafunga BBC Kirundi Kinyarwanda koko? Ubwo waba urimo cyangwa urimo amaguru, umutwe utarimo, cyangwa winzizamo umutwe amaguru n'ikindi gihemba kiri inyuma? Birumvikana ko aho hantu harimo ikibazo gikomeye, bigomba nabyo gusobanuka kugira ngo nabyo bishobore kujya ku murongo, ndetse umurongo ugororotse, abanyagihugu bashobore kubona ubutabera busobanutse, ndetse bashobore no gutanga amakuru ku buryo bwisanzuye. Birumvikana kubuza amaradiyo gukora, yaba n'amateleviziyo mpuzamahanga. Hano na hariya hari ibyo baba bakinga, ni nko kubuza imiryango itagengwa na leta kugenzura za leta hirya no hino, naho izo leta ziba zifite byekango kubera ko ziba zifite ibibi bizikora, nk'ayo magereza tumaze gusobanura haruguru tuzasenya. Noneho ibyo byose baba bafite ubwoba, impungenge z'amarorerwa bakora n'ibyo bikorwa rero bakaba batinya ko byahishurwa, byafindurwa, noneho ugasanga batinya ibihano mpuzamahanga, kandi bo bihutira bashyira ku baturage ibihano. Kuki bo bitarutse batinya ibihano, noneho bo bakabifatira abandi babibajyanaho nk'izo gereza zo mu ibanga hariya, imprisoning people without trial, mu buryo bwa detentions, gufatwa no gufungwa kinyuranyije n'amategeko. Urumva state prisons izo zose zifunga abantu. Ibyo byose rero bigahonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu, bigahonyora n'umuco w'abanyarwanda, kuko kuva kare kose nta magereza twagiraga, ntitwafunganaga, nta mapingo. Ariko ubu uwo mfungo no munsi ezo nkakufunga cyangwa nkafunga uwawe, nkafunga umwana wawe, nkafunga so na sogokuru na nyogokuru tutamwirengagize. Abana bose bakura bahiga kwihora, aho gukura kwiga amashuri abanza ayisumbuye makuru na za kaminuza, bavumbure, aho ugasanga bavumbukana hirya no hino no mu bigo by'impunzi, naho bagerayo bakabarasagura, bakabafata, bakabafunga. Impunzi koko imbokoboko, ugasanga abafite imbaraga barajyayo kubayora, wanawazoa wakawapeleka mabusoni. Urumva ibyo byose ntibikwiriye, ugasanga abantu bigize abakomeye cyane, kandi nyamara birengagiza ikintu kimwe, akomera uno munsi ejo akajajagajega. Birumvikana rero ntago nagarukiye muri East Africa gusa, kuko nagombaga kumeza ingendo, nakomeje nerekeza za Mozambique, aho ari gukomeza kugaragara abanyarwanda benshi bari kugenda berekezayo, ndetse no muri Malawi, aho hantu hari kwiganza abanyarwanda bari kwerekeza muri iyi minsi cyane. Bamwe nashoboye kuganira nabo mbabaza ese niki kiri gutuma muva mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda, ariko n'abandi bo mu bindi bihugu bari kugenda bajyayo. Bambwiye bati impamvu ni imibereho itari myiza mu gihugu cy'u Rwanda, imikorere bijyanye n'imisoreshereze biri hejuru cyane, bigatuma turashobora kugera ku iterambere. Ndetse bambwira ko ibyo bihugu, kino gihugu cya Malawi bari kujyamo kiborohereza gukora ku
ku buryo icyo ushoboye gukora cyose ugikora bigatuma baba bashobora kugira imibereho myiza. Aho rero ntago nahatinze cyane, ariko nashoboye kubasobanurira impamvu za ruda, bashobora kuzumva neza, ndetse barambwira bati mu gihe iyi ruda yaba ishyize mu bikorwa ibyo yemeje, tugomba kumanuka tuzamura idarapo rya ruda twese nk'abitsamuye. Abanyamalawi nabo ubwabo twashoboye kuganira nabo, dushobora kuganira mbereka impamvu nziza za 200, bishimira kuba nabo babona ikibazo cy'amagereza gikurwaho, ndetse nubwo naho yenda imisoro itagize cyane nabo, ariko bafitemo icyo kibazo ko nabo imisoro igomba gushyirwa ku murongo. Aho ndetse nishimurwa naho ntago twavuga ko ndi haba utavuze neza ibijyanye na leta nawe arafungwa. Aho ntago nahatinze, nagombye kugera muri Afurika y'Epfo, aho naho abari mu bikorwa byo kwitegura amatora, aho ubona igihande kimwe kitishimiye ayo matora, ndetse igihande kimwe kikaba kiriho cyifata, abaturage ukabona bagenda bajujura. Aho rero naho bagiye banganiza byinshi bitandukanye ibijyanye na politike, ariko mbereka igitabo cya ruda, mbereka impamvu nyinshi 200 za ruda mu Rwanda gusa, mbereka n'impamvu 2000 ku rwego rwa Afurika. Bo bisanze muri zo 2000 ku rwego rwa Afurika, banezezwa cyane no kumva ko hari umunyapolitike uri ku rwego mpuzamahanga utekereza ko ashobora kuza agahagarika ibintu by'amanda bitarangira, babifitiye inyota, ndetse kubabona abana bato bashobora kuzitabwaho, ibyo byarabashimishije cyane. Ndetse bashimishwa no kubona gereza zishobora kuba zahinduka ibindi bigo bikomeye byakorerwamo indi mirimo nk'ubuvuzi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibyo byarabashimishije cyane. Aho ntago nahatinze cyane, kuko nagombaga gukomeza nerekeza muri Australia, kuri uwo mugabane udakunzwe kugira byinshi uvugwaho bitewe n'agace uherereyemo n'ikoranabuhanga, kugira ngo rigeze amakuru ku bandi batuye indi migabane bigorana. Aho naho abaturage baho nabo bishimiye kukubona, ko nari mfite zino video zawe wagiye ugaragaza, ndetse bakubona utambuka ujyana kandidatire mu matora. Baratanga bavuga ngo ese ngo no muri Afurika ayo manyanga arahaba. Byarabatunguye cyane abanya-Australia, ariko nabo baravuga bati komera tukuri inyuma, bakeneye nabo izo demokarasi yihuse, kuko ibyo bari bazi ko nta munyafurika washobora kuza ngo atekereze ibyo bintu. Nazamutse rero, narabanje ngera hepfo gatoya muri New Zealand, aho naho nashoboye kuganira n'abantu batuye muri icyo kirwa cyaho, nkoresheje ikoranabuhanga kugira ngo indimi zabo nshobore kuzumva mu kanya uraburi kubikurikirana. Nabo bagiye bafite izo ngorane zitandukanye z'amagereza kuri abantu babo, cyane cyane biba ku bantu batavuga ibihwanye na leta. Aho naho barakandamizwa ndetse bakagezwa kuri. Aho naho nahabaye igihe gitoya, nagomba kuzamuka nerekeza muri bino bihugu bigiye bikomakomeye bizwi ku isi, nko muri za Guinea ndetse muri za Indonesia, Somalia. Aho naho nagezeyo nganira n'abaturage baho, ndeba demokarasi ko yifashe, ndeba itangazamakuru ko rigiye ryifashe. Mu by'ukuri ibyo ni ibibazo biri rusange, imibereho ndetse y'abatuye isi uko igiye yifashe, aho usanga abakire bafite imitungo myinshi bakungahaye cyane, abakene barushaho kugenda bakandamizwa cyane. Narazamutse nerekeza rero muri za Vietnam, aho benshi bakunze kumenya, ariko gato nabanje kugera muri Philippine naho baragukunda cyane, ndetse bemeye ubwitange bwawe, ndetse bashimishwa no kubona umunyapolitike mpuzamahanga ufite izo mpamvu 200 ndetse 2020 ndetse n'2000, nk'uko nagiye mbisobanura. Aho naho bishimiye iyo demokarasi yihuse. China naho nagezeyo rwose, bakimbona kubera bo bakataje imbere mu ikoranabuhanga, aka kantu nagashyize kuri mashine zabo, nta kindi kintu wese babona ifoto ya perezida wa ruda azamuye amaboko ari kubapepera, bagikanda kuri code bahita babona video nyinshi cyane uri kuvuga mu gishinwa. Bahise bemera, baravuga bati uyu ni umunyapolitike mwiza uvuye i Rwanda, agiye kudufasha gutuma ishoramari ryacu ryamamara muri Afurika, bitewe n'ubuhanga tumubonana. Bishimira ko bagiye ko noneho ko bagiye kwagura ibikorwa byabo, ndetse bafatanije n'abanyarwanda n'isi yose, bakazamura ubwo bwenge bwabo, ndetse bikongera n'ubwo abanyarwanda bamaze kubona afite ko bavuga bati tugiye kugira isi isobanutse. Barabyishimiye cyane. Aho ngaho rero nagombye kugera mu mujyi wa Tokyo.
ni umujyi uhambaye cyane, ariko mbereka ko ku gishushanyo mbonera ko natwe turi gutegura gutangira kubaka umujyi ushobora kuzaba uri uwa mbere ku isi, kuko babonye ubuhanga tufitemo. Baravuga bati Toki ishobora kuzaza ahubwo uri nk'uwa gatanu ku isi ahari, cyangwa se kuko tureba perezida wa Ruda ari umuntu udasanzwe. Ndetse banyaka nimero yawe, narayibahaye ntago nari kuyibima. Bashimishwa no kubona ko Afurika ndetse u Rwanda rugiye kubaka inzu ndende cyane. Bareba uburyo iyo izafite n'amapine nk'uko biri hano kuri ku gishushanyo mbonera, ishobora kutaba yagira ikibazo cy'umuyaga icyo ari cyo cyose n'imitingito. Bareba uburyo imisozi igiye guhinduka, igiye gufasha ba mukerarugendo. Ibyo barabyishimiye cyane, ndetse baravuga bati kabisa rwose u Rwanda turarukunze. U Rwanda twarugeragamo bikatugora, tukazana imari yacu bitugoye, none niba mugiye gukoresha iryo koranabuhanga bizadufasha. Ntago natinze aho ngaho, nagomba kuzamuka nerekeza za Mongolia, nkomeza ngera mu Burusiya. Abarusiya mukomeje kuba muzi ku isi mu iterambere rikataje cyane, mu bamenyereye ku bijyanye n'imirwanire ku rwego rwo hejuru, ariko si byo bakora gusa, bafite n'iterambere mu mikorere yabo riri hejuru cyane. Nabo ariko nubwo bafite iryo terambere ntago bafite izi mpamvu 200. Nabo kiremwa muntu kiracyahutazwa, amagereza aracyahari, abantu baracyaburirwa irengero. Naho nubwo bafite iryo terambere bakajyana iryo koranabuhanga, naho hari ibigomba gukosorwa. Nk'uko naberetse izi mpamvu 200,000, nabo basanze ari bibareba, baravuga bati iyi demokarasi ntisanzwe. Nagombaga rero gukomeza nerekeza muri za Finland, za Kazakhstan, naho nageze mu mujyi wa Romania, ngera muri Bulgaria. Aho hose nabonaga harimo ibigomba gukosorwa ku buryo bwihuse. Ikiremwa muntu usanga kigihohoterwa, kikirenganywa, aho bose bakeneye kwitabwaho. Ndetse izi mpamvu 20,000 nabo bagiye babonamo byinshi bibareba, ndetse bagomba kuzakosora mu gihe Rudiza imaze kuzamura idarapo ryayo. Aha rero abaturage babo batuyeyo bishimiye izi mpamvu 200 cyane. Ikintu kibatangaza cyihariye ni ukubona umunyabwenge mu Rwanda. Bo bari bafite amashusho y'ibyabaye muri za 1994 na mbere yaho, bazi ko nta munyabwenge ushobora kuhaturuka avana n'umunyabwenge niba yarapfiriyemo icyo gihe, ariko batungurwa no kubona umunyabwenge udasanzwe agaragara, witeguye guhangana n'izi mpinduka, kandi afite demokarasi yihuse. Nakomeje rero urwo rugendo rwari rugoye, ariko nagombaga kurukora nk'uko nabisabwaga. Nageze mu Butaliyani, naho nagombaga kugeraho kugira ngo naho babone ko nabo tubatekereza. Icyo bishimiye cya mbere hariya muri iriya leta yabo ni ukubona habonetse umunyabwenge ushobora guhuza Isilamu ndetse n'Abakristo. Ibi nagira ngo nkubwire ko hano muri bino bihugu bya Arabiya naho nagezeyo, naho bishimira kubona umuntu ushobora kubahuza n'Abakristo. Mbere byari byagoranye, kuko umukristo usanga bagenda bagongana biturutse ku myizerere, ariko babona umunyapolitike ushobora kuba noneho yabahuza. Hano muri leta hano mu Butaliyani naho no mu Budage bishimiye uwo muntu umeze gutyo, kuko ni ibibazo bahora bahanganye nabyo buri munsi muri politike yabo, bibaza umuntu ku isi waza agakemura icyo kibazo. Aho nagombaga kujya no mu Bufaransa, naho barabyishimiye cyane ko batabonaga umuntu witeguye guhagarara u Rwanda, washobora kongera agasubiza ibintu mu buryo nyuma y'ibimaze kuba mu Rwanda. Bakabona impinduka zitandukanye, ariko noneho babonye umunyapolitike uhagaze yemye kandi yiteguye guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, kugira ngo ashobore gusubiza u Rwanda ku murongo, ndetse n'isi yose, kugira ngo ayigarure ku murongo mwiza, ikiremwa muntu gishoboye kongera kugira agaciro. Nagombaga kujya muri Canada rero kugira ngo naho turebe uko byifashe, ndetse nshobore kugezaho n'iki gitabo cy'impamvu 2,000 ku isi yose, 2020. Abanyakanada nabo bishimiye uwo muntu nyapolitike udasanzwe,
cyane izi kode ikoranabuhanga bararigishimiye cyane, batagombye kujya mu bintu byinshi, bo cyane bifuza n'iterambere ku isi nk'uko tukunze kubabona mu bihugu byinshi bitandukanye batera inkunga imiryango itandukanye. Bo noneho bishimiye kuba babona u Rwanda rugiye kuba isoko y'ibisubizo bya Afurika. Rero bambazaga bati aho nageze muri Mexico niho nawe n'ikibazo, bati Barafinda ni muntu ki? Narabwiye ngo ni umuntu w'umuhanga utarahanzweho, yenda bari kubyumva bivuga gutya kubera ikoranabuhanga ry'abaruda, bahita babyumva mu rurimi rw'iwabo, nawe uri kubibona nk'uko biri kugenda no byikora ubwabyo. Ni umuntu utarahanzweho, akaba ari umugabo w'abana 10, akaba ari umuntu w'umuhanga cyane. Ibyo byarabashimishije cyane, baravuga bati u Rwanda rugiye kuba uburyoshye. Bibaza se nimwe wanditse igitabo cyangwa ari abandi baterankunga bashobora kuba baramuteye inkunga kugira ngo acyandike. Naberetse ibimenyetso, mbereka bihamya ko igitabo ari cyawe, barabinezerewe cyane. Aho nagomba kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku murwa mukuru Washington, aho nari mpari. Aho nagezeyo mbereka iki gitabo, hari abanyarwanda benshi bari mu Washington, bo bahise bakora umunsi mukuru, baraserebura cyane, mbereka ibirango by'iri darapo, bambwira ko ari darapo ryiza cyane, niko bambwiye, barinezerewe cyane. Ndetse abanyarwanda benshi bariyo ubwo bakoraga uwo munsi mukuru bavuga bati n'iryari, narabwiye bati narabashubije ngo inkoko niyo ngoma, bitegure. Bambwira ko biteguye guhagurutsa indege zabo baje kurahira kwawe. Bambwira ngo ikintu cyakenerwa cyose mu Rwanda kugira ngo bazabe imyiteguro igende neza, bariteguye. Nabwiye ko nta kindi kintu dukeneye na kimwe atari inkunga z'amahanga, bamubwira ko twihagije kuri byose. Barambwira rero bati turiteguye, ahubwo iyo tariki izagira ryari. Nabwiye ko iryo ari ugutegereza amabwiriza y'umuyobozi wacu mukuru, abazabibona ku ikoranabuhanga ndetse no ku matelefoni yabo, kuko benshi bafite kode ya ruta. Barabyishimiye cyane. Abanyarwanda benshi baho rero bayishimiye kuba baruda, benshi ntago yenda ndamara kubona imibare yabo, yenda mushobora kuba mwese muyibona ko twakoresha ikoranabuhanga biyandikisha. Alaska naho nashoboye kugerayo, ni ahantu kure cyane ku buryo biba bigoye, urabona ni inyuma ya Canada muri ibyo bihugu. Aho naho bishimiye umunyapolitiki w'agatangazo utaraboneka, barambwira bati kuva twabaho twagera kuri iyi si ni ubwa mbere tubonye umuntu nk'uyu nguyu witeguye guhuza isi yose akayishyira ku murongo umwe. Nagombaga kumanuka njya Hawaii muri uwo mujyi, naho no mu nkengero zawo ndeba byinshi bitandukanye, kuko uru rugendo runtwaye igihe kinini nk'uko nagombaga kurukora kugira ngo tumenye ibigomba gukosorwa ku isi, nk'uko raporo nasabwaga yari ikoze. Nkoresha n'iri koranabuhanga ryanjye rimfasha kugenda rigeza ibintu byose ku muyobozi mukuru. Nk'uko ndi gutanga raporo, yenda byinshi muzagenda mubigezwaho n'umuyobozi, ibyagiye biva muri uru rugendo, kuko byose siko ndi kugenda mbisobanura, ndi gusobanura zimwe mu ngendo nagiye nkora. Sinako buri gihugu cyose nanyuzemo nagiye nkigaragaza hano, ariko nk'uko muri kubikurikirana hano, nk'uko iyi raporo ibyerekana, mbona ko ari ibihugu byinshi cyane. Ibyinshi byagiye bivayo, ibibazo biriyo muraza kugenda mubibona ku ikoranabuhanga, nk'uko muri kureba zino video zigiye zimeze. Murabona hamwe ubucuruzi bugiye bufite ikibazo, murabona hamwe iterambere riracyari ikibazo, murabona hamwe imigendanire, ingendo, muri kubona ko bigiye bibangamye. Muri kubona byinshi nk'uko tuzagenda tubibasobanurira mu buryo burambuye. Venezuela ngira ngo aho naho n'ahantu mukomeje kumva n'ubusanzwe no mu makuru, aho naho hariyo ikibazo cy'ugomba kuyobora uri ku butegetsi, hari n'undi uhanganye nawe, n'abaturage bako babyitwayemo nabyo muzagenda murushaho kubikurikirana kuri zino video nk'uko nazibazanye, none kugira ngo tumenye amashira kinyoma
yaba abantu wese kuki bahanganiye ubutegetsi, ese kuki abaturage bashaka uyu, nabyo biri kugenda bigaragara. Nagomba kugera rero Peru, naho nagezeyo naho ndeba ibibazo bihari, ngera muri Brazil mu mujyi naho wiganjemo inyubako zihenze zihanitse, ariko kiganzamo ibindi bice by'ibyaro usanga birimo abakene bakabije. Aho naho narageze, naho hari ikibazo kigomba naho gukemurwa. Haba usanga naho abakire baho bigwije amafamu manini, imirima ihenze minini nayo ari y'abakire, ariko ugasanga abakene babayeho ubuzima bugoranye. Nageze rero Paraguay, naho narindiyo, naho ibibazo nabyo bimeze nk'ibyaho haruguru muri Brazil, cyane ko baturanye. Argentine naho nk'igihugu cyikora cyenda gukora ku nyanja, ariko gikora no ku nyanja igice kizengurutswe n'inyanja, gifite ubukungu bwinshi butandukanye, naho harimo ibibazo bitandukanye tugiye gukurikira cyangwa bigiye gukemurwa, nk'uko ubuyobozi bwa RUDA buhagurukiye gukemura ibibazo biri ku isi yose. Nkaba nagira ngo bayobozi, nk'iyi raporo uko mumaze kuyibona, iyi ni incamake yayo, kugira ngo mubone uko muyisesengurana ubwitonzi, n'aya mavideo twagiye dufukurayo, ndetse n'ibi bimenyetso bituruka ku ikoranabuhanga bitandukanye. Mugiye gukora rero akazi kanyu kabareba nk'abayobozi bakuru, kugira ngo mubone ibibazo mugiye gukemura hano ku mubumbe w'isi. Iyi raporo mwari mwantumye bayobozi ndayizanye. Murakoze cyane, murakoze. Thank you very much. Thank you very much indeed. That is a very big deal. Very big job. Ko mumaze kugera iyo hirya no hino muri iyo migabane, nta miyaga mwahuye nayo, nta nkubiri imiyaga mwahuye nayo ikaba yabahagarika urugendo cyangwa ikabadendeza cyangwa ikabahungabanya, bitewe n'itangazamakuru ryiteganya gihe yabaga ryabitangaje, ku buryo ikoranabuhanga ryawe narindi yizeye ko rizajya ribikumenyesha mbere, nimba uhindura n'icyerekezo cy'urugendo ugafata ikindi gihugu ukaba ariyo ubanza, kugira ngo hariyo uzahasubire nyuma. Muri uru rugendo rero yenda nuko navuze iby'akazi gusa, nagiye mpura n'ingorane zikomeye, aho nahuye n'imiyaga ikaze cyane, ndetse aho nageze imiyaga iri kurandura amazu, ibyo nagiye mpura nabyo. Aho nahuye n'ubutayu bukaze cyane, ubushyuhe buri ku rwego rwo hejuru, ibyo sinabura kubikubwira. Ndetse hari ibice nagezemo ibirwa bimwe bibaho inzoka nyinshi cyane, aho metero karimo usanga inzoka zirenga 400. Aho naho barahanyeretse, byanteye ubwoba ku buryo bukomeye cyane, kugira ngo bwose metero kare imwe z'inzoka nyinshi cyane zigerekeranye. Ibyo nagiye mpura nabyo. Aho nagiye mbona ibisozi birebire cyane bihanamye, ibyo nagiye mbibona, ariko nkayibuka ko dufite ikoranabuhanga rishobora kuzabyaza iyo misozi umusaruro. Ni byinshi nagiye mpura nabyo bikomeye cyane. Icyo ni kimwe mu bindi. Ubukunze se bwo witwaje amakote, kuko amakote bari bugende bagucyagenga mu nzira, ahubwo aho wageraga warayahasangaga. Inzu wabaga ugezemo wasangaga zirimo ubushuhe, zari well conditioned. Ibyo byose bimeze bite, kugira ngo mbimenye ko bakwakiriye neza, ko nta bukonje bwakwishe, utabuze amakote, utabuze uburyo wifubika? Mu by'ukuri ntegura runo rugendo nari namaze guhabwa uko bino bihugu bigiye biteye, ariko nagiye nsangayo abavandimwe bacu benshi bari muri ibyo bihugu, bagiye bakurikira internet, bakurikira na radio zacu, babaye abarudakera cyane kuri no koranabuhanga ryacu ryerekana aho tugiye, ndetse nabo dusanze bakaba bamaze kubimenya. Bagiye bamfasha ku buryo bukomeye cyane, bagiye banyitaho, bansobanura bataka tugezemo karashyuha cyane, ambara imeze gutya,
ahagiye harakonje cyane mu by'ukuri bambaye hafi muri urwo rugendo ndetse cyane ko bari biteguye bari banyiteguye banyakiye nk'uko bakwakira. Ibyo ni byiza kandi bitanga icyizere nuko abaruda n'abarudakazi twabatoje tubasaba kubitoza n'uturuda duto tutarafata irangamuntu hirya no hino ku isi. Noneho ubwo wageraga mu Buhinde byo byifashe bite? Waratambutse unyura Pakistan neza? Pakistan ni abantu bakataraboneka cyane, ni abantu beza cyane, ni abantu babibere mu bucuruzi cyane. Nashoboye no kujya no kuri rwa ruganda rw'umuceri wa Pakistan ucuruzwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbona ikoranabuhanga rihari hejuru cyane, byaranshimishije. Ubuhinzi bwabo burateye imbere cyane ndetse barambwira bati twiteguye gufatanya na Perezida wa RUDA kugira ngo tuzamure isi ku buhinzi buri ku rwego mpuzamahanga. Ubworozi se bwo ntiwasanze ubworozi nabwo? Impamvu nakohereze nuko nashaka urebe ubworozi hanyuma ufate isomo hariya none uzareba aho tuzajya kuryanduza muri Afurika hose. Ubworozi bwabo nabwo n'ubworozi budasanzwe, naho barantembereje mu mafamu yabo, barantembereza banyereka uburyo bakoramo buri kintu cyabo cyose kuri gahunda, ku buryo usanga umworozi waho ateye imbere ku rwego rwo hejuru, ubona ari umurimo umushimishije cyane. Barambwira bati dutegereje Perezida wa RUDA, uko nari maze kubasobanura baramwishimira cyane, bati uyu mugabo ni umuhanga, ntawe utakwifuza gukorana nawe kugira ngo isi ibashe kugira imiterere myiza, ibashe kugira kugira ubworozi bugezweho. Ni abagabo beza cyane n'abagutuye. Murakoze cyane, nanjye mbatuye Abanyarwanda n'Abanyafurika. Afurika tuyihindure, tukuremo iyi mipaka yose ikomeze guhitana Abanyafurika. Yashinzwe mu 1850. Birumvikana yashinzwe na ba mukerarugendo bakaba barigendeye, imipaka ikomeze kumara Abanyafurika. Ni ukuvuga mu 1884 imipaka yari imaze kuba confirmed muri Afurika, bitewe nuko ba mukerarugendo bagendaga baza kuva kare kose binjira muri Afurika bakengera mu buhoro buhoro, ariko baragiye Afurika. Abanyafurika basigarana ubutegetsi, babesha Abanyafurika bagenzi babo ko twabonye ubwigenge, nyamara ubwigenge bwasigaranye nabo bonyine. Abaturage basanzwe nta bwigenge bafite, nta burenganzira bafite ku mutungo wabo. Babagize abapangaye, nk'urugero abapangaye ku butaka, abapangaye ku mazu yabo. Hano mu Rwanda birigaragaza, ni igihanga twabafatanye ku mugaragaro. Nta munyarwanda ufite ubutaka bwe, nta munyarwanda ufite inzu ye bwite, byose byatwawe n'abandi bantu bigize ba nyiri butaka, ba landirodi na ba nyiri mazu, ku buryo abasigaye bose babagira abapangaye, baterura amafaranga babashira ngo n'ay'ubukode bw'amazu n'ubutaka. Ibyo birakwiriye? Bamwe mu bihugu nagiye nzengurukamo, bamwe bumvaga amateka y'iwacu bikabababaza cyane, batese nuko bamwe babigenje bikababaza, ariko icyo biteguye cyo ni impinduka kugira ngo bazashimishwa no kumva iyo mipaka iri kuvaho. Barambaza bati ese haba hari ingingo mwateguye yaba igira ikintu bivugaho? Ndababwira nti irahari cyane, reka tuyibumbishe mu rurimi rw'Icyongereza. Birumvikana ni ingingo, impamvu nziza ya 59. The 59 major reason we the RUDA shall bring together the United States of Africa, or the United Africa, or the African 55 states into one big United States of Africa, to curb down these common territorial wars and make one bloc without passports inside Africa, hence free movement on the continent by the owner, hence good
relationship inside Africa. Aha, kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane sobanurira nabumva iyi mpamvu mu Kinyarwanda n'abazavuka bazayisanga ihari ikoranabuhanga. Ingingo ya 59, twe abaruda tuzane ubumwe bwa Afrika, ibihugu byose 55 tugire umugabane ufite ubumwe, intego imwe, perezida umwe, ifaranga rimwe. Ibi byose tugamije gukuraho izi ntambara zirudaca muri Afrika yacu, bityo rero tujye twigendera ku mugabane wacu wose nta passport, kuko indangamuntu ya Afrika izaba ihagije. Nanone twese ku mugabane tuzagira umubano mu bantu mwiza imbere muri Afrika. Iyo ni ingingo ya 59 iboneka mu gitabo cy'abaruta cy'impamvu nziza 200 nyinshi. Aha, birumvikanye. Nge perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred Ruda president, ku mpamvu nziza nyinshi 200 za Ruda. Ruda ni ishaka rya politike nyarwanda ryiza cyane rizatsinda rikaganza ku isi yose, kandi ku bwiganze bwa mbere kandi bwikurikira. Ukubutseyo abanyarwanda nabo biteze kubanyuriramo muri izi mpamvu, nkuko wazisobanuriye abaturiye isi uko bitubangura vuba vuba. Nta busobanuro, zibanyuriremo muri make. Izi mpamvu Ruda cyangwa se ishyaka nyarwanda ranira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, ishyaka rya politike nyarwanda nziza niryo ryonyine ry'ukuri ku mpamvu 200. U Rwanda ruzaryoha kuri bose igihe cyose. Rizakuraho imisoro ku butaka, ku mazu, ku basoreshwa bato, ku bana bavutse, kwigira ku buntu, amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza ikagabanyirizwa bose bakiga. Kuzamurana ku butaka, kongera umushahara ku barimu, abasirikari, abaganga, ku baciriritse, gusoresha ugejeje igishoro cya miliyoni 6 umusoreshwa muto, amashuri, amavuriro, amasoko agasimbura gereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inteko ya kera yo gukemura imanza zose mu ruhame rwite inteko nyarwanda gacaca yahozeho gakondo. Rero izo ni zimwe mu mpamvu 200 za Ruda. Akaba rero email yacu tubonekaho ari mu Kamaro fbs@gmail.com. Birumvikana. Nanone ubwo aho ngaho bakamenya gutsinda ni intego. Konte y'umwana izajya ishirwaho ubwiteganyirize bw'amashuri ye akivuka, n'ababyeyi be n'abaterankunga bombi, ab'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga, hamwe na leta. None umwana nageza imyaka yo gufata irangamuntu akigenga kuri iyo konte, amashuri abanza n'ayisumbuye akigira ubuntu, kaminuza n'amashuri makuru akagabanyirizwa bose bakiga, hanyuma akazavamo umushoramari. Haba no mu biruhuko byose bakajya bakora, bagakwakwanya, bakanavumbura, bakitandukanya no kuvumbukana. Noneho abakiri bato bakigana abakuze, abakuru bakaba ari isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato, bakazigana ibyo, bakasanga bakuru bakora amasaha 28 iminsi 7 bataruhuka. Ibyo bikazateza imbere ubukungu, none budakungurira ba nyirabwo. Noneho abakiri bato bakazigana ibyo, kuko inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka. Noneho abakiri bato bazigana ibyo. Nabo mutubarize kuri wa3@ruda.tk ni nomero yanjye mpamagarwaho amasaha 28 iminsi 7 n'agasaraba 250 7834826. Uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred Deriyo president, Ruda president, Ruda founder, Ruda international legal representative. Ashizeho n'icyemezo cyanjye cy'abaruda. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo ikomeye cyane ihata izindi zose.